mu gihe hagati ya 70 na 80% by'abatuye Afurika batunzwe n'ubuhinzi, 90% by'abakozi bakenye cyane bakora ubuhinzi kandi mu byaro. Ibice ubukene bwibasira cyane muri rusange ku kigero cya 3/4 nkuko abashakashatsi babivuga. Gusa basobanura ko abanyeshuri n'abarimu muri kaminuza bashobora kugira uruhare mu gukura mu bukene abatuye ibyaro binyuze mu bushakashatsi bwibanda ku mibereho y'icyaro no guhugura abaturage, kuko kaminuza zifite abahanga banashobora guhuza abaturage n'abafatanyabikorwa batandukanye nka leta n'imiryango nterankunga. One of the best known example is what was done in Sri Lanka. Twabonye zimwe mu ngero zizwi ari ibihugu nka Sudani na Sri Lanka. Nko muri Sudani, kaminuza zifashishije uburyo bune mu guteza imbere ubuhinzi mu byaro. Hibanzwe ku ruhare rw'abaturage mu gukora ubuhinzi. Ibigo bikora ubushakashatsi ku buhinzi biboherereza inzobere zibahugura, bunganirwa mu mikoro, banoroherezwa kwifashisha ikoranabuhanga mu buhinzi. Byanagaragaye kandi no muri Sri Lanka ko ubu buryo bufasha abatuye ibyaro kuva mu bukene. Uko naho byakozwe twabahaye ubumenyi, ariko tubaha ubumenyi buteye imbere twunganira ubwa gakondo bari basanzwe bakoresha mu buhinzi bwabo. Twanegereje abaturage ibikorwa remezo bibafasha kubona ubumenyi n'amakuru ku ikoranabuhanga mu buhinzi nta nzitizi izo arizo zose. Tunafasha abahinzi kubona no gukoresha mudasobwa na internet. Availability of the computer, access and the internet. Bamwe mu biga muri kaminuza mu Rwanda bahamya ko bibumbira mu mashyirahamwe ahugura akanafasha abahinzi mu byaro kwiteza imbere, ariko bakanenga abandi batariyumvamo ko ibi biri mu nshingano zabo. So iyi association yajyaga yegera abaturage bazatumba n'ahandi mu nkengero za Butare zo muri Huye kugira ngo ifashe abaturage muri uko kubungabunga ibidukikije, ibashishikariza cyane cyane nko gutera ibiti ndetse no gukora ibindi bikorwa kugira ngo batangize ibidukikije. Ibyo byari bigamije, twakoraga nko twafasha gutera ibiti wenda mu gihe cy'umuganda cyangwa mu weekend. Muri Izayi nahamaze umwaka umwe, ariko naho twajyaga dukora ibikorwa bitandukanye nko ku minsi y'imiganda. Hari igihe twajyaga tujya gufasha abaturage mu kubaka uturima tw'igikoni. Yego ibyo bikorwa birahari, ariko abanyeshuri benshi ntago barabyisangamo, ntago barabishishikarizwa, ariko benshi ntago babyibonamo. Kugera ubu kaminuza y'u Rwanda ibarura koleje imwe yigisha ubuhinzi n'ubuvuzi bw'amatungo, nyamara hafi 80% by'abatura Rwanda bakaba bakesha imibereho imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. I think it probably is enough. We just have to refocus our efforts. Ndatekereza ko bidahagije, tugomba kongeramo imbaraga. N'igihe abanyeshuri bari kwandika ibitabo byabo bisoza amasomo, tugomba kongeramo imbaraga. Dukeneye kubayobora mu kwandika ku bibazo n'ibyifuzo by'abaturage, kuruta kwandika ku nyungu zindi, ahubwo ku byifuzo by'abaturage. Kaminuza ifite ububasha bwinshi ndetse n'abantu benshi. Niba tubihaye umuyoboro tukabishyiramo imbaraga mu byifuzo by'abaturage, tuzabasha kwerekana ibibazo abaturage bafite mu nzira zitanga ibisubizo. Ndatekereza ko nk'ikigo nk'ibindi byose uzabana abantu babyumva mu buryo butandukanye. Hashobora kuba hari abanyeshuri batiyumvamo izi nshingano, ariko uko iminsi izagenda bazagenda babona ko bigoye kubona umwanya muri kaminuza y'u Rwanda, cyangwa bibagore gutsinda muri kaminuza y'u Rwanda, uretse gusa igihe biteguye kugirira akamaro abaturage, uretse igihe bumva uburyo babayeho babihuza n'ibyo biga muri kaminuza. Igomba kubafasha, nayo simvuga ko bafasha ibaha amafaranga kuko sicyo gisubizo cy'ibibazo buri gihe, ahubwo gushimira abantu kuko bagiye kwiga mu byaro n'ahandi kure, gutuma byoroha igihe abanyeshuri bari kwiga mu two duce bakajya bakomeza ko bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga hamwe n'abandi banyeshuri basigaye ku cyicaro gikuru, ku buryo batumva ko batereranywe. Ndatekereza abanyeshuri biteguye kuba bakora ibyo bashoboye, kandi na kaminuza ikeneye kugenzura ko ikora ibishoboka byose ngo ihikira abanyeshuri. And I think the university just has to get a little bit better at recognizing that. Abashakashatsi ku iterambere rya Afurika banagaragaza ko amikoro akiri ikibazo kuri za kaminuza mu guteza imbere ubuhinzi mu byaro. Amikoro kandi ni ikibazo gikomereye za leta, kuko ibihugu 8 muri 54 bigize uyu mugabane ngo nibyo bibasha gushora imari mu bikorwa by'ubuhinzi uko bikwiriye.
kuba urubyiruko rwiharira 65% by'abatuye Afurika ni imwe mu mpamvu zikomeye zatumye kaminuza z'ibihugu 14 binyamuryango wa Commonwealth byakoronijwe n'Abongereza ziri mu Rwanda, aho abanyeshuri 40 barimo 20 b'Abanyarwanda bateraniye biga ku ruhare rwa kaminuza mu kugeza isi ku ntego z'iterambere rirambye SDGs.